Ni amakuru atangaje cyane yongeye kumvikana abavuga ko ese Perezida Paul Kagame yaba afite undi mwana, ngo uwo mwana akaba yarakuriye ubuhungiro mu gihugu cya Uganda, nyuma akaza kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umwana w'umukobwa wiswe amazina arimo nka Alpha Kagame ndetse n'ayandi agiye atandukanye, muri we kugira ngo batangaze mu buryo bwo kugira ngo bajijishe ataza kugira umenya koko ibyo ngibyo byabayeho. Biravuga ko uwo mwana yaba yaravutse 1990 ndetse mu gihe RPA yarimo igerageza kubohora igihugu cy'u Rwanda. Gusa nubwo ibyo ngibyo byabaye, bamwe bakavuga ko ibyo ngibyo byaba ari ibinyoma, ndetse bakaba banasaba ko nubwo bivugwa ko byaba ari ibinyoma, hakorwa iperereza mu buryo burambuye kugira ngo ibyo ngibyo bimenyekane. Oya, ese koko ibyo ngibyo byaba byarabaye? Perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame afite abana 4 aribo dusanzwe tuzi ndetse bakunda kugaragara ku ruhando mpuzamahanga, bivuze ngo isi yose irabazi nk'abana bakomoka ku mukuru w'igihugu uhambaye ukomeye. Ni kenshi cyane twagiye twumva amakuru agaruka asebya umuryango wa Paul Kagame, ndetse n'abifuza kurangiza umuryango wa Paul Kagame, bifuza ku butegetsi ariko ko yabuvaho nubwo ibyo ngibyo bitazigera bibahira. Paul Kagame akaba yarashyizweho mu mwaka wa 2000 ndetse akaba aribwo yaramaze gutangira kwiyamamariza, ndetse 2002 aza gushyirwaho nka perezida wemewe mu gihugu cy'u Rwanda n'irahira, kugeza 2025 akiyoboye igihugu cy'u Rwanda muri manda ari kuyobora izarangira 2029. Paul Kagame nk'uko bivugwa ubundi afite abana dusanzwe tuzi, ariko se abo bandi bari kuvuga we yaba ari uwe? Nibyo ndi hano kugira ngo mbigusobanurire neza, kandi subscribe ujye ubasha kubona n'ibindi biganiro. Ubundi nsubire 1990 nibwo Paul Kagame yabyaye umwana we wa mbere, uwo musanzwe muzi uzwi nka Cyomoro Ivan Cyomoro Kagame. Akaba ari we mfura ye idakunze kugaragara cyane mu bikorwa bya politike, kuko mu gihe kirekire kiba kimara hanze muri business, dore ko ari nabyo yize. Ntabwo yigeze yinjira mu gisirikare nk'abarumuna biwe babiri. Ndetse uwo mwana akaba ari umwana wavutse igihe u Rwanda rwari mu ngorane, Paul Kagame ari no muri gahunda yo kubohora igihugu cy'u Rwanda. Ubu ngubu akaba ari mu myaka hafi 35 y'amavuko, akaba atarashaka ndetse akaba nta mugore arajyana n'umwana aragira. Akaba umukobwa wa nyakubahwa Perezida Paul Kagame, akaba ari umwana wa kabiri yibarutse uzwi nka Ange Kagame. Ange Kagame akaba amaze kwibaruka nawe abana 2 yabyaranye n'umugabo we Bertrand Ndengeyingoma. Bakoze ubukwe mu buryo bwemewe n'amategeko, amushyingira nk'umukwe we, ndetse bakaba bamaze kubyarana abana 2 aribo Abe ndetse na Gwize. Amazina ibiswe na nyakubahwa Perezida Paul Kagame, dore ko yanatanze n'ubusobanuro bwayo bw'impamvu yabise ari amazina. Ange Kagame nawe ubu ngubu akaba ari hafi kuzuza imyaka 32 cyangwa se 31 y'amavuko, ndumva ari yarimo kano kanya. Bivuze ngo arutana na murumuna we, arutana na musaza we imyaka igera kuri 4 yose. Bivuze ko yavutse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Ukaba ari Ange Kagame nawe rero akaba akora imirimo isanzwe, ndetse yongeyeho ko ari n'umubyeyi, ndetse unahabwa n'amahirwe menshi cyane no kuba akunda kwitabira ibikorwa byinshi by'imbere mu gihugu, ndetse n'aho papa waba yagiye akaba ariyo, by'umwihariko nko muri campaign zo kwiyamamaza kongera kuba umukuru w'igihugu. Akaba rero ari umukobwa nawe ugendera ku mico ndetse ya se. Akaba rero hari n'uwa gatatu umusanzwe muzi cyane, abenshi munemera cyane kuko n'ukunda kuvugwaho cyane kurusha n'abandi bavandimwe be. Akaba we yarinjiye mu gisirikare cy'ingabo gikora mu buryo bwo kurinda abakuru b'igihugu, akaba ari we Republic Ricadian. Akaba azwi nka Kapiteni Ian Kagame, winjiye mu gisirikare cy'u Rwanda mu bajepe, abenshi mu byita ngo ni CTU, gusa ni rega mu magambo ahinnye, cyangwa se Republic Ricadi, bashinzwe gucunga umutekano w'umukuru w'igihugu n'abandi bayobozi bagizwe nka komisiyo, ushinzwe nka perezida wa komisiyo y'amatora, minisitiri w'intebe, ndetse n'abandi bashyirwaho na guverinoma ndetse n'amategeko n'amateka ya Perezida Paul Kagame. Akari Kapiteni Ian Kagame akaba rero umwe mu basirikare bakomeye cyane b'u Rwanda, ndetse ubugeze ku iraka rya kapiteni, ndetse mu bakora imbere cyane mu gucungira umutekano se, nubwo nawe awurinda, nawe awurindirwa nk'umwana w'umukuru w'igihugu, kuko abafite abanzi n'abatishimira uwo mwanya arimwo.
hakaba ari n'uwundi w'umuhererezi wa perezida Paul Kagame ariwe Brian Kagame, nawe akaba yateye ikirenge mu cy'umuvandimwe bakurikirana ariwe Captain Ian Kagame, nawe akaba yarinjiye mu gisirikare cy'u Rwanda kugira ngo ahangane cyangwa se afashe se gukora n'imirimo yo kwitangira igihugu. Nawe rero akaba abarirwa muri ba Republican Guard cyangwa se REG cyangwa se CTU uko niko musanzwe mubizi. Nawe rero akaba yarinjiye mu gisirikare cy'u Rwanda ndetse akaba yanagraduatinze muri uno mwaka turimo, nk'uko byagaragaye ku mashusho byari bitabiriwe na Madamu Jeannette Kagame ndetse n'umugabo we babyaranye bano bana ariwe perezida Paul Kagame. Bivuze ngo abo bana bane nibo perezida Paul Kagame bonyine afite, nta wundi mwana afite. Ibindi byose uzumva bizaba byatangajwe n'ibigarasha biba bishaka kwangiza amateka no kugobeka amateka n'icyubahiro cy'umukuru w'igihugu. Nk'uko bimeze muri rusange ni ntahangaha nsubikiye ibi biganiro, icyo usabwa ni ukureba ahantu handitse subscribe ukandeho, ubundi ujye ubasha kubana natwe n'ibindi biganiro n'amakuru yandi tugutegurira kandi tunakugezaho amasaha 24 ku yandi 24.